Imana irambwira ngo nimbabwire ngo buri muntu wese ashyira ivi hasi agira ute asenge. Buri muntu wese yihererane mu nzu ye abamo asenge, kuko ibirushya biraje kandi birakomeye. Hanyuma rero Imana irambwira ngo nimbabwire ngo buri wese agiye kugeragezwa ku giti cye. Buri muntu wese agiye guhora ikigeragezo ku giti cye. Niyo mpamvu reka mbabwire ngo bantu basengeye mu kigare, bandi musengera amagurupe atandukanye, bandi bajya mu nsengero zitandukanye, ariko Imana yavuganye nanjye tora dimandi kosa ni mine shine sanse. Nje kubabwira ngo reka mbabwire ngo amasengesho y'abandi babasengera, Imana iravuze ngo nimbabwire ngo data ba twese, kubera ko ngo Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo yabareje bajeyi. Byumvikana iki? Wowe uba wigiriye mu kazi kawe witurije, ugahamagara umuntu ngo nsengera, ngo urabona ngo birakaze, ngo bimeze nabi. Yego, wowe ukigira mu kazi kawe ugahamagara umuntu ngo agire ute ngo agusengere. Reka nkubwire ngo aka kagezi kaje uzigirayo. Hanyuma rero nagiye kubona mbona ifumbo ngira ngo murarizi. Ifumbo ni ibintu kera bahambiraga ku giti, bajyaga guhakuza ubuki, bagafata ibyatsi bakabihambira, bakajya mu mutiba w'inzuki ninjoro, hanyuma uko bamuritse inzuki zigahunga kugira ngo wa muntu agire ute, wa muntu arya ubuki. Noneho nagiye kubona amafumbo menshi cyane. Noneho abantu bari bayafite, nabonaga bambaye imyenda y'imikara n'ingofero z'imikara. Ndimo ndahanurira igihugu cy'u Burundi, aho uri mu BJ, uri umurundi, igihugu cyose waba urimo, Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo waba ufite bene wanyu bakiriyo, waba Imana kugira amahirwe ikakuriza indege ukajya mu kindi gihugu, nje guhanurira nkubwira ngo Imana yakuntumyeho, irambwira ngo ninkubwire ngo aho uri ucyumviye SMS, ucyumviye message, utegetswe cyangwa susabwe kuba washyira ivi hasi ugasengera bene wanyu, ugasengera bene wanyu Imana to benonima, ugasengera bene wanyu babarundi. Nagiye kubona mbona ifumbo nyinshi, mbona abagabo benshi barayafite, bambaye ibintu n'ingofero z'imikara, bari bambaye imikara gusa, kandi nabonaga ari mu kabwibwi, izuba risa naho rirenze, bisa naho ari nimugoroba. Hanyuma mbona hahereye ku bantu b'abacuruzi, umuntu wese uvuga ngo afite business y'amacuruza, nkabona bakamwinjirana, bakamugirira nabi, bakamukubita, bagasahura imitungo afite, bakava bakajya ahandi. Noneho bageze aho ngaho benshi bakajya bafunga amazu ndetse amenshi bayatwika. Ngiye kubona mbona muri gare, mbona abantu benshi mo bariruka cyane bakuye umushwaro, mbona abagore bo baragenda batabana babajugunya. Hanyuma nyuma yaho bakongera bagasubira inyuma, baciye inyuma gato, bakongera bagafata babana bakabatwara. Byumvikana iki? Imana ivuga nanjye irambwira ngo mwaba BJ mwaba rundi mwe, Imana iragosoye. Titanima nero dima ndishando kitani imandi wisanima. Imana igeze ute? Imana iragosoye. Kandi ngira ngo abafite umwuka w'Imana, abagifite umwuka w'Imana, iyi ntara igiye gusiga abantu bakozwe n'isoni, igiye gusiga abantu bamwawe, igiye gusiga isi yose icuza umwijima, kubera iyi ntara iramanutse. Kandi Uwiteka nibabwire ngo Imana yimanuye yihutirwa. Ikindi cya kabiri, nagiye kubona abantu bari ku minzani, nagiye kubona umunzani munini cyane. Hanyuma mbona ni nk'uyu munzani ufite amabuye baterekaho ibintu by'ibiro byinshi. Ngiye kubona mbona abantu batonze umurongo, bari batonze umurongo, bamwe bafite Bibiliya, bandi bafite ibitabo by'indirimbo, abandi bambaye neza, mbese bameze nk'aho bagiye mu rusengero. Mbona umunzani, buri muntu wese maragenda yinjira mu rusengero aciye kuri uyu munzani. Uyu munzani wese yawugezeho. Icyambabaje kikanira n'agahinda nuko uyu munzani hari abantu benshi bawunyuzeho, ukajya ubajugunya, ukicara ku munzani ukawuhagararaho, umunzani ugahita ukujugunya. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye ngo igiye gupima ibiro by'abantu ngo irebe uburemere bwanyu. Kubera ko mwarahagurutse muravanga Imana yavuze, ariko Imana yambwiye Nola nima ni shahidi for Pito Beno. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo igiye gushyira abantu ku munzani. Byumvikana iki? Ushobora kufite titre runaka y'upastori, y'umukozi w'Imana runaka, ariko Imana irambwiye ngo tugiye ku kintu cyitwa umunzani, turakumenya kuri umupastori. Urandinde mwami Yesu, ntunganirize imigambi, niba naniwe urugendo
uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto la demand for itani wasa nimi shalo dimini for talagi demand kosa nimini shando to power gi demand for itani wesa nimini shando uzabungosha umutima nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite. Haleluya. Tola demand for itani wisa nimini shando uzazuca uwo mugozi uzabumbosha umutima nezerwa no kubohokwa nkabona uko ngukorera. Turagushimiye mwami Yesu nonina nimani fo tala dimandi shando otika ndima heto benani mani shay fo benasi. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Tugushimiye umunsi mwiza nk'uyu wongeye kuduha kugira ngo dutambutse message wadutumye. Reka Uwiteka nyibumbura kanwa wivugire 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 wivugire. Yego yego Yesu wivugire. Ndagushimiye noladima itani wifo shero dimandiko topani wisa nimini shando. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye. Urakoze 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 urakoze. Amen. Hanyuma uyu munsi wa none nkuzaniye ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi Imana ivuganye nanjye kano kanya. Reka tubanze dusome iri jambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza ibice byaho bitandatu. Ni third will for shitani mini forgidima ndikosa ni mini weza nima. Abacamanza ibice byaho ni bitandatu umurongo waho wa 16. Abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 16. Ijambo riravuze ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Dusubiremo. Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro yabantumyeho ndi imbere y'izi kamera. Umunyarwanda wese wagiriwe amahirwe yo kugira ngo yumve ururimi rw'ikinyarwanda amufitiye message. Hari message yihutirwa. Tola demand kosa nimini sha itani winifo tola nimandi shando. Haleluya. Hari message yihutirwa Imana impaye kugira ngo ngeze ku Banyarwanda ndetse ku Banyarwandakazi. Imana ishimwe. Nari maze iminsi ndimo ndasenga ningenga Kristo, hanyuma nza kubona intara. Ngira ngo abantu benshi, Abanyarwanda benshi ikintu cyitwa intara murakizi. Intara ni ikintu bakoresha bagosora amasaka cyangwa se bagosora ibishyimbo ku bantu bahinga. Intara mwese ngirute murayizi, ni ikinyarwanda cyumvikana, umunyarwanda wese azi intara. Narimo ndasenga ngiye kubona mbona intara. Mbona ari intara nini cyane, kinini cyane rwose. Mbona marayika aragifite maragenda gosora, agenda gosora, agenda gosora, agenda gosora, agenda gosora. Imana irambwira ngo ninze ntangaze aya makuru. Inze ntangaze aya makuru. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo haje intara. Intara Imana irayimanuye. Mu bakozi b'Imana hamanutse intara. Mu bashumba ititaye titire ufite. Nushaka kuba rivera, nushaka kuba apotre, nushaka kuba profete, nushaka kuba umushumba, nushaka. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo umwanya wo gukina ubute Imana yawurangije. Hari abantu baramaze iminsi murimo w'Imana base bari gukina ubute. Bari gukina ubute, murabizi ko kera abana ba primaire bajya bakina ubute. Nta muntu utarakinye umukino mwese mwabaye abana.
bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo hari intara Imana imanuye. Iyi ntara yinjiye mu nsengero. Ibyo mwabonye ni bikeya kubigiye kuza, kubigiye kugira ute, kubigiye kuza. Ibyo mwabonye ni bikeya. Hari intara zimanutse mu bantu bitiriwe abantu b'Imana. Titire yose ufite, iyi ntara iramanutse kandi igiye kugira ute, kukugosora. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo mugiye kubona, iyo umuntu ari kugosora k'umuntu, hari ikintu cyitwa inkumba ziba ziguruka cyangwa se ibishingwe, biba bigenda biguruka biva mu bishyimbo kugira ngo hasigare ibishyimbo bizima, kugira ngo hasigare amasaka mazima, kugira ngo hasigare ibintu bizima. Mbese ibintu byapfuye, ibintu byapfuye n'ibintu bidafite umumaro byose bivamo, bitoranywa mu bintu bizima, bikajugunywa. Bishatse kuvuga iki rero? Hari abantu bitiriwe izina ry'Imana, barivuga ku munwa ariko ku mutima bitabarimo. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nimbabwire ngo Imana iragosoye. Titanima lero dima ndishando kitani imandi wisanima. Imana igize ute? Imana iragosoye. Imana iragosoye. Kandi ngira ngo abafite umwuka w'Imana, abagifite umwuka w'Imana, iyi ntara igiye gusiga abantu bakozwe n'isoni, igiye gusiga abantu bamwawe, igiye gusiga isi yose icuza umwijima kubera iyi ntara iramanutse. Kandi Uwiteka nibabwire ngo Imana yimanuye yihutirwa. Ikindi cya kabiri, nagiye kubona abantu bari ku minzani, nagiye kubona umunzani munini cyane. Hanyuma mbona ni nk'uyu munzani ufite amabuye baterekaho ibintu by'ibiro byinshi. Ngiye kubona mbona abantu batonze umurongo, bari batonze umurongo, bamwe bafite Bibiliya, bandi bafite ibitabo by'indirimbo, abandi bambaye neza, mbese bameze nk'aho bagiye mu rusengero. Mbona umunzani, buri muntu wese arimo aragenda yinjira mu rusengero aciye kuri uyu munzani. Uyu munzani wese yawugezeho. Icyambabaje kikanira n'agahinda nuko uyu munzani hari abantu benshi bawunyuzeho, ukajya ubajugunya, ukicara ku munzani ukawuhagararaho, umunzani ugahita ukujugunya. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye ngo igiye gupima ibiro by'abantu ngo irebe uburemere bwanyu. Irebe uburemere bwanyu, kubera ko mwarahagurutse muravanga Imana yavuze, ariko Imana yambwiye Nola nima ni shahidi for Pito Beno. Imana yambwiye nimbabwire ngo igiye gushyira abantu ku munzani. Byumvikana iki? Ushobora kufite titire runaka y'upastori, y'umukozi w'Imana runaka, ariko Imana irambwiye ngo tugiye ku kintu cyitwa umunzani, turakumenya kuri umupastori, turakumenya kuri umupastori. Nyamara reka mbabwize ukuri, umunzani w'Uwiteka uramanutse, kandi buri muntu wese, waba umuririmbyi, waba umuvugabutumwa, waba uwusenga bisanzwe, yego, umunzani urawunyuraho, niwe ugiye kukwemeza, niwe ugiye kutwemeza ko wakoreye Imana, niwe ugiye kutwemeza kuri iki uri umuntu w'Imana. Niko Imana yavuganye nanjye. Hanyuma ikindi, nagiye kubona mbona abantu bari ku mugezi, mbona umugezi munini cyane w'amazi ari kumanuka. Imana irambwira ngo nibabwira ngo ni umugezi bita Besoro. Uyu ni umugezi Nora dima ndifo shati widima ndikosa nimi nishando. Ni umugezi bita Bisoro. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu mugezi Imana iwunyereka, nabonaga nanone uriho abantu benshi cyane mu buryo bukomeye. Ikinangaje kikananshimisha, ku rundi ruhande kikambabaza, nuko abantu benshi babyiganaga baje kugira ngo bamwe kuri aya mazi, baje kugira ngo bavoma aya mazi yo, kubera ko nabonaga benshi bafite icyaka. Ariko mbona muri abo ngabo hari abandi bantu bihishemo bafite irivu ryo muzikano bacana mu ngira ngo murabizi. Mbona bazanye ivu muri envelope bashaka kugira ngo banduze iki? Banduze wa mugezi. Reka mbabwire ngo uyu mugezi Imana yashyize ku bantu bagiye kugeragereshwa ubutazihangana. Kuko mbabwire ngo uyu mugezi uriho abantu bagiye batandukanye. Nabonaga hari abantu baje bafite inyota yo kuba banywa amazi bafite icyaka, abandi bazana ivu baje guhumanya uyu mugezi. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo buri muntu wese ashyira ivi hasi agira ute asenge. Buri muntu wese
yihererane mu nzu ye abamo asenge, kuko ibirushya biraje kandi birakomeye. Hanyuma rero Imana irambwira ngo nibabwire ngo buri wese agiye kugeragezwa ku giti cye. Buri muntu wese agiye guhora ikigeragezo ku giti cye. Niyo mpamvu reka mbabwire ngo bantu basengeye mu kigare, bandi musengera amagurupe atandukanye, bandi bajya mu nsengero zitandukanye, ariko Imana yavuganye nanjye. Tola dimandi kosa ni mine shine sanse. Nje kubabwira ngo reka mbabwire ngo amasengesho y'abandi babasengera, Imana iravuze ngo nimbabwire ngo data ba twese, kubera ko ngo Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo yabareje bajeyi. Yabareje bajeyi byumvikana iki? Wowe uba wigiriye mu kazi kawe witurije, ugahamagara umuntu ngo nsengera, ngo urabona ngo birakaze, ngo bimeze nabi. Yego, wowe ukigira mu kazi kawe ugahamagara umuntu ngo agira ute ngo agusengere. Reka nkubwire ngo aka kagezi kaje uzigirayo. Hari abantu benshi Imana yanyeretse pe, benshi bahamagara abantu ngo mudusengere kandi bigire muri business zabo. Hanyuma niyo business ukajijyamo, wa muntu wabwiye ngo agusengere ukaba utanamwibuka, ngo uvuge ngo uyu muntu natumye, uyu muntu nahaye umuzigo. Rega buri uriya muntu yagiye ukamutuma, ntago bagiye gukorera Imana, bagiye gukorera wowe. Ibintu reka mbabwira Imana yabintumye. Niba wa muntu umutumye ngo genda usengere, ntago agiye gukorera Imana, agiye gukorera wowe, kuko ikigerageza ajyanye n'icyawe, umuzigo afite n'uwawe. Yego, ibyo agiye yikoreye n'ibyawe, ntabwo ari ibye. Gukorera Imana, icyo bita gukorera Imana ni ukuba wicara ahantu nkaza mbwira ngo Imana iravuze, nta muzigo wanyikoreje ngo mwikorere ngo ngusengere. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yavuganye nanjye irambwira ngo kuko gutesha agaciro abantu b'Imana mwagiye mubizirikaho, murabwira ngo abasengere, ariko ukihugiraho mbese nibyo musenze byakunda nunamwibuka. Imana yamwe nibabwire ngo aka kagezi kitwa Besor. Hari Besor imbere yawe mama, papa, Besor irahari. Hari Besor ihari, buri muntu wese yigireyo. Buri muntu wese yigireyo. Buri muntu wese yigireyo, kuko Imana yabareje bajeyi. Hanyuma mugahamagara ngo mudusengere, ngo mugire ute, mukigira muri business za, ariko nimubashe kuba mwamenya abantu mwagiye mwikoreza ikintu cyitwa iki, imizigo. Bishatse kuvuga iki rero? Igihe cyabyo kirashize, igihe kigeze kugira ngo buri muntu wese yigire ku kagezi, hagende ibyo ahurira nabyo nuko, ariko nawe amenye kuntu teregeze ute, kuntu teri ihagaze. Hanyuma ikindi cya gatatu Imana yambwiye, nababwiye ngo uyu munsi wa none mbazaniye amayerekwa n'ubuhanuzi bukomeye Imana yavuganye nanjye. Reka mere mu gihugu cy'i Burundi kugira ngo nze kugaruka muri message ya nyuma mbasengera, ubundi hasigaye nitahire icyo umwami yashimye ko mbabwira. Noradimi ndi kosa nima topanima ni for elodima Imana. Hanyuma rero nagiye kubona mbona ifumbo ngira ngo murarizi. Ifumbo ni ibintu kera bahambiraga ku giti, bajyaga guhakuza ubuki, bagafata ibyatsi bakabihambira, bakajya mu mutiba w'inzuki ninjoro, hanyuma uko bamuritse inzuki zigahunga kugira ngo wa muntu agire ute, wa muntu arya ubuki. Noneho nagiye kubona amafumbo menshi cyane. Noneho abantu bari bayafite, nabonaga bambaye imyenda y'imikara n'ingofero z'imikara. Ndimo ndahanurira igihugu cy'i Burundi, aho uri mu BJ, uri umurundi, igihugu cyose waba urimo, Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo waba ufite bene wanyu bakiriyo, waba Imana kugira amahirwe ikakuriza indege ukajya mu kindi gihugu, nje guhanurira nkubwira ngo Imana yakuntumyeho, irambwira ngo ninkubwire ngo aho uri ucyumviye SMS, ucyumviye message, utegetswe cyangwa susabwe kuba washyira ivi hasi ugasengera bene wanyu, ugasengera bene wanyu Imana to benonima, ugasengera bene wanyu babarundi. Nagiye kubona mbona ifumbo nyinshi, mbona abagabo benshi barayafite, bambaye ibintu n'ingofero z'imikara, bari bambaye imikara gusa, kandi nabonaga ari mu kabwibwi, izuba risa naho rirenze, bisa naho ari nimugoroba. Hanyuma mbona hahereye ku bantu b'abacuruzi, umuntu wese uvuga ngo afite business y'amacuruza, nkabona bakamwinjirana, bakamugirira nabi, bakamukubita, bagasahura imitungo afite, bakava bakajya ahandi. Noneho bageze aho ngaho benshi bakajya bafunga amazu ndetse amenshi bayatwika. Ngiye kubona mbona muri gare, mbona abantu benshi mo bariruka cyane bakuye umushwaro, mbona abagore bo baragenda batabana babajugunya. Hanyuma nyuma yaho bakongera bagasubira inyuma, baciye inyuma gato, bakongera bagafata abana bakabatwara. Byumvikana iki? Imana ivuga nanjye irambwira ngo mwaba BJ mwe, mwabarundi mwe, aho muri Imana yambwiye ngo nimusenge cyane, kuko hagiye kuzintu cyitwa imyigaragambyo ikomeye. Hanyuma mwebwe muri mu Burundi mufite business, Imana yambwiye ngo musengere business zanyu, kubera ko nabonaga haba ikintu cyitwa gusahurwa bikomeye, nabonaga batesha imitungo yanyu. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo data wa twese,
data wa twese imandi wisa ni imandi shando benima talagidi mandiko. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo musengere ikintu kimwe, musengere ikintu kimwe, musengere ikintu kimwe, musenge muvuga ngo Herode Imana y'amahoro igira ute imukure ku ngoma. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye ngo nimara kumva amarira yanyu, nimubara gupfukama mugasenga, Imana yambwiye ngo irareba umubare w'abantu basenze bivuye ku mutima banizeye, Imana iraza gukora ibintu bikomeye. Mbibutse ko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi umwe mu gihugu yabasha gusengera igihugu kirimo amakuba n'ibyago bikavamo. Umukiranutsi umwe wenyine yabasha gusengera igihugu kigahinduka. Bishatse kuvuga iki rero? Mwabarundi mwe aho muri nabonaga imyigaragambyo myinshi ikomeye, muraba gutwika amazu y'abantu, mbona abaye ibintu byinshi bikomeye. Bishatse kuvuga iki rero? Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibarengere cyane. Hanyuma reka tugaruke ku ijambo twasomye ijambo riri mu Bacamanza ibice 6:16. Iki ni igihe umuntu bita Didiyoni Imana yamuhagurukije, iramubwira ngo Didiyoni ndagwagurukije mwambitse imbaraga zikomeye zo kugira ngo ugende uneshe abamidiyani. Hanyuma Didiyoni we mbibutse ko ari Didiyoni rero kwa Yowasi. Hanyuma ngo Didiyoni ngamaze kubyumva ngagira agahinda, garavuga ngo ese ko ndi umunyantege nkeya, ko nta mbaraga mfite, nzabasha kubanesha gute? Ariko reka mbabwire ngo iyi Imana itoranya nk'uko abantu badatoranya. Iyi Imana iguhamagaye ntabwo imera nk'abantu. Hari abantu bari bakugihagararo bakareba tayi bakavuga ati uyu muntu wenda arashoboye, ariko ni tandi mandi fo shelo mandi kosa. Reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ntagamagara nk'uko abantu bahamagara. Imana imurebye iramwitegereza, iramubwira ngo nguhaye imbaraga kandi ngo wambitse izindi imbaraga. Reka mbabwire ngo mw'Abanyarwanda mwe, mw'abantu b'Imana mwe, Imana ibambika imbaraga z'amasengesho, kubera ko tugiye ukageze kitwa Besoro. Tugiye ukageze kitwa Besoro. Tugiye kuri Besoro. Imana itwambika imbaraga. Imana iramubwira ngo nzabana nawe kandi uzanesha abamidiyani. Nk'unesha ikintu cyitwa iki? Nk'unesha ikintu umuntu umwe. Bishatse kuvuga iki rero? Hari imbaraga zikomeye. Nagiye kubona mbona ibitanda byinshi cyane bimeze nk'ibyo kwa muganga. Mbona abantu benshi bambaye amataburiye baragenda batera abantu inshinge. Numva Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo hari abantu bagumanye n'Imana kandi mandi fo. Hari abantu bagumanye n'iki? N'Imana. Imana imbwiye ngo nimbabwire ngo hari izindi imbaraga Imana ije kubaha. Hari abantu batindanye na Kristo, hari abantu bihangana na Kristo. Imana yambwiye nimbabwire ngo abobo bari mu kindi gika Imana yihishiye. Nagiye kubona mbona marayika bagenda batera inshinge. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimbaraga Imana ibongereye zidasanzwe zo kubana n'Imana, zo komera mu gihe gikomeye. Ariko reka mbabwire ngo data avuganye nanjye ngo abarundi musenge, muhamagare Kristo, musenge cyane, kuko ukwezi kumwe konyine kuri imbere. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo bigiye kumenyekana, igihugu cy'u Burundi kigiye kuba imvururu n'akavuyo gakomeye cyane. Nabonaga itwikwa ry'amazu, nabonaga itwika ry'amaduka, nabonaga isahurwa rikomeye muri iki gihugu. Bishatse kuvuga iki rero? Imana tola demand kosa ni mindi for shalo dimini. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka mbabwire ngo abantu bazi Imana yabo, niyo nshaka kugira ngo nsorezeho, abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Hanyuma ikindi nagiye kubona mbona imihanda myinshi, mbona imihanda imeze nka rompuwe ihuriramo abantu benshi. Noneho ngiye kubona mbona imigozi, bwabwozi. Murabizi ko hari umuntu yubaka inzu ariko mu gihe batarayitagashyiramo akagozi cyangwa se akantu kerekana ko abantu batemewe kuhanyura. Ngiye kubona mbona imigozi myinshi itambitswe mu muhanda. Ndabwirwa ngo nimbwira abantu basenge kuko aya mezi mu mpera z'uyu mwaka dayimoni yateguye ikintu cyitwa impanuka zikomeye ku bantu. Bishatse kuvuga iki? Hari impanuka muri amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, dayimoni yateguye kugira ngo akoreshe abantu benshi impanuka. Nabonaga Satani yohereza ingabo zikomeye zo kugira ngo aze ashaka ibitambo byinshi by'umurengera muri izi mpera z'umwaka, mbese birushije umwaka ushize. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yambwiye nimbabwira ngo musenge, nuzajya uva mu rugo ugiye ahantu ujye usenga. Niba uri kuri moto ugenda usenga, niba uri mu modoka ugenda usenga, kuko imihanda myinshi nabonaga demoni yayiteze mu makorosi yahateze kugira ngo ateze abantu ikintu cyitwa impanuka, ashaka ibitambo byinshi muri uyu mwaka. Hanyuma rero Imana yambwiye nimbabwire ngo musenge, nuzajya uhaguruka ugiye ahantu
ujye ubwira Kristo ngo gendana nanjye, ugiye kuri moto ubwire Kristo ngo gendana nanjye, mbese urugendo rwose uzajya ukora ujye ubyibuka uko Imana ikuntumyeho kano kanya kugira ngo Uwiteka akuzigame. Ariko reka mbabwire ngo muri uyu mwaka hari impanuka zikomeye, muri aya mezi hari impanuka zikomeye, imihanda myinshi, amakorosi menshi, dayimoni yagiye atambikamo iki imigozi yo kugira ngo ashake ibitambo yice abantu benshi. Hanyuma reka dusenge Imana rero, reka mbasengera Imana. Nyuma y'iyi message nshizeho indi nabamvangiwe, nabamvangiwe, data wa twese nuko yavuganye nanjye. Nola demand kosa tikani mani fo shewe demand kosa ni mini shando itani wesa ni mini fo topani mini kita tando bonefo. Ndagushimiye Mwami Yesu. Nola dima talagidi san hitani wi nima topagi de shine hitandi fo benase. Ndagushimiye uri Imana ikomeye, ndagushimiye kwagararanye nanjye ukampagararaho, ukama gutambutsa iyi message nkuko wayimaye. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Na niwe demand info nawe kwiringira akorwe n'isoni. Ndagushimiye kurwanya ugatsinda, nugirire neza abantu bawe, kandi Uwiteka uturinde ibesoro, uzuduhagarareho kuko kakagezi kageza abantu benshi, habani tandi manda bayobozi bakagezeho, bavuga butumwa bakagezeho. Uwiteka iyi besoro uhagararane natwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Urakoze Mwami Yesu. Amen, 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 amen.